yamba ndata kiliziya niyo mba ndimo ndata kiliziya yego come on yego iki gisigo ndagitura abantu bose n'abakristo muri rusange cyane cyane abo turangirije rimwe amasomo ya filozofiya ikabgaye abo bose ndakibatuye n'abatuye isi bose ndemera 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 nemera Imana imwe data ushobora byose nemera na nyagasani umwe Yezu Kristu umwana w'ikinege w'Imana nemera na Roho Mutagatifu nyagasani utanga ubugingo nemera na kiliziya imwe ntagatifu gatolika kandi ishingiye ku ntumwa inkingi ya mwamba inyamibwa ibanza mu rubuga unyura bose uri nyarubuga ntawe ubasha kuguhiga nta n'uwabasha kubivuga nta n'uwabihigahiga kuva kera ukibyiruka ntiwakanzwe nabi buberuka mu mahanga hose urahigika ahariho hose barareka uri inyamibwa ya rugira ntujya uhana bakugana urabakira bagafuna ibyiza byawe bakabyina abanyamahanga bakituna ab'imahanga bakuvuga uburyo ubasha guhigika washegeshaho ibibahanga basesitutu barikanga washyize ikambere rugira uwarugira umugira intero bombi bahinduka intero bakatubera umuyoboro bakaba inkesha z'amahoro imyato yawe kuva na kera yaturinze kuba akabwera kuko waje uvuye ahera woherejwe na nyiribyera uzira icyasha gahore wera imyaka ihore yikuba yiteranye ugume kuramba usukirwa uhorana impamba urwanya ibyonnyi bitatu nomba ucigatira intore zitazamba rudashegeshwa n'imishubi ushimisha abagushagaye sharamusharamane n'abashakamba bagushagaye bagushengereye bashimira uwabahanze ngenda kureba nkanyurwa kenshi nakubamo nkanyurwa kenshi bigatuma nishima kenshi kuko nkusanga nkaronka byinshi ibyishimo bikaba byinshi utandukanye n'abandi bose ufite ububasha ku isi hose uratugenga hariho hose ufite ingabire kurusha bose n'ubucurabwenge bugera hose wahaye ijambo warugira ashima uko umuvugira wadukuye imugera uraseruka ntitwasigara uri inyamibwa ya rugira ureze wese araserura kuko umwuzuza ubupfura ubugwari bwose bugahera inkingi ya mwamba ya rugira hora n'ihirwe rya rugira nibagusange banogerwe bavome byinshi baryoherwe uruhehemure ruharirwe imyato myinshi ruharirwe izina rya Yezu risingizwe nibagusange bisanga maze binjire mu mabanga uhishurira abo bahanga bafite inyota bagusanga maze ubambike ikamba iyi nganzi isukirwa ihorana impamba maze igwiza ingamba bityo ye kuzamba yari umusizi w'imbaye n'uruhongore rwaharazwe impunda zo kuruhunda amahunda atoshye agahembura buri wese Nsabimana Dominique bucece amahoro kuri JP aha inkingi ya mwamba yego harya ngo mwese muvuye muri grand seminaire yego jewe ndangije umwaka wa gatatu wa filozofiya ubu biramutse bibaye ibishoboka kuko byose birashoboka gukomeza kudakomeza cyangwa se guba byagenda ukundi nahita njya mu Nyakibanda hatangira teologiya mu mwaka utaha ubwo ni grand seminaire de Nyakibanda
nari sanzwe ndi umufaratiri wa arikidiyoseze ya Kigali, iwacu ni ku Ruhuha muri paruwasi ya Ruhuha mu Bugesera. paruwasi ya Ruhuha. Yego. Good. Reka ibyo tuzabiganira ubundi wagarutse. Reka uyu munsi twigumire mu poésie rwandaise. Yego. Na musique congolaise. Yves, il y a encore un titre où... Un titre, là on va vers la fin, hein? Un seul. Ubwo nawe usigaranye umuvugo. Yego. Hanyuma rero bakunzi ba Pacis TV, turi mu kiganiro Pacis Spiritual Talent Show, aho muri hose tubifurije ibyishimo, umugisha, amahirwe, kunogerwa n'ibi biganiro tugenda tubashyiraho. Komeje gufatanya gusenga kugira ngo iki cyorezo cya COVID-19 na sekibi nyiracyo uteza ibyorezo n'ibibi ku isi, kugira ngo akomeze Nyagasani akomeze abiturinde. Ni byiza rero ko dukomeza kuzirikana ko turi kumwe mu isengesho. Dufite chaîne ya Rozari twatangije, mukomeze mwambara intwaro, nta gucika intege. Ndetse n'uyu mugabo Dominique mu mivugo ye aratubwira ati ntitukabe ibigwari, ntitukibagirwe, ni Nyagasani nadufungurira amayira ntitukongere kwirara, sibyo harya. Hanyuma rero fata undi muvugo umwe, bari abavandimwe nabo badutegurira indirimbo indi imwe, sibyo, wenda n'indi iri buze kudusezerera. turava hano, numara turasezera abakunzi ba Pacis TV, ubundi twinjire mu kandi kadiho kaduherekeza turangiza. Murakoze. N'ubundi ngiye kubasezerera mu gisigo mbashimira. Igisigo nise Inyamibwa Nshima. Inyamibwa Nshima. Nteruye nsiga ngo nsingize, mbavuga imyato muharaze, umuryango mugari mugize, na buri wese uwugize, muhora mukeye murakuze. Buri wese ku giti cye afite ubuhanga ku giti cye, afite ubwema ku giti cye, afite ubukungu ku giti cye, bumuhishimwe ku giti cye. Ese mvuga iki ndeka iki? Ese nshime nde ngaye nde? Ese nshime iki ngaye iki? Ese nkora iki ndeka iki? Ese mu by'ukuri nkora iki? Mureke mbavuga uko mbabona, kuko namwe murabona. Iyo muba mutabona, nanjye nkabura uko mbona, simba mbona uko mbona. Muzira inzarwe mu buzima, kubw'ibyo muzira kuzima, n'uwanya akazira kuzima, mumusangiza ubuzima, mukamuha no ku buzima. Biri amahire kubagira, kuko amaroza burya mugira, yanteye ingabo mu kwigira, ndaseruka nkomeza kwigira, itiro ritsindwa na rugira. Ndabareba nkanyurwa kenshi, mwandeba nkanyurwa kenshi, bigatuma nishima kenshi, kuko mbasanga nkanyurwa kenshi, ibyishimo bikaba byinshi. Nimuhana babagana, murabakira bagafuno, ibyiza byanyu bakabyina, urukundo rwanyu rugahina, abanyamahanga bakituna. Reka mbasabe mumfashe, kandi namwe mwifashe, mureke mwese ibyo mufashe, cyangwa se bibafashe, dukome yombi tutifashe. Muhora ukeye wa rugira, uhora ugenda nka rugira, kandi ugenza nka rugira, uzira icyasha hatagira ikigutesha iya rugira. Kuvuga ni ugutaruka, ariko ntacyo ntaruka, reka nyaziga adacayuka,
nk'incari ziyasuka kuvuga si ukuyamara kuko sinanayamara ndetse sinabishobora make meza y'ubupfura niyo mbatuye muri fura yari umusizi uhimbaye n'uruhongore rwaharazwe inkunda ze kuruhunda amahunda atoshye agahembura buri wese Nsabimana Dominique bucece Bucece, encore une fois. Bien, Jean-Paul aussi, on lui dit. Le musicien. Urakoze cyane Bucece, uyu ni umwanya wawe kuvuga ibyishimo ufite byo kuba wageze kuri Pacis TV uyu munsi n'ubwa mbere ndetse ukatubwira niba wanyuzwe cyangwa niba utanyuzwe, niba uzagaruka niba utazagaruka. Ijambo ni ryawe. Nanyuzwe cyane rwose, dore ko ari n'ubwa mbere nari ngeze ku gitangazamakuru nk'iki ngiki cy'amashusho aho abantu bashobora kwitegereza ndetse bakanakubona ibyo uri muvuga no kubikora. Biranshimishije cyane. Ikindi kinshimishije nuko ibihangano byanjye bigeze kuri rubanda ahakomeye, aho buri wese bizajya bimugeraho 5 kuri 5. Nkaba ngiye nubatse isi kuko numva ashaka kubaka isi nanjye nk'umusizi. Uretse n'ibyo ndi n'umwanditsi, ndanandika ni byinshi nkora, ariko nk'ubu kuba bigeze hano biranshimishije cyane. Ikintu rero navuga nuko abankurikiye, abadukurikiye twese aho turi, bantera inkunga yo kunshyigikira mu buryo butandukanye. Nko ku mbuga nanjye njya nzikoresha kuri YouTube, nitwa UMUSIZI BUCECE Dominique. Hari video ziriho, ndateganya no kuzagira izo nkora neza muri studio. Ntabwo ndajya muri studio kubera ubushobozi butari bwinshi mfite. Nari umunyeshuri, ndangije amasomo ya filozofiya, ndo umufaratiri. Muri make murumva yuko nkeneye nyine guterwa inkunga mu buryo butandukanye, harimo no gusakaza ibi bihangano bikagera kuri benshi kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Ndanashimira rero cyane uyu Jean Paul, uyu ni umuvandimwe twarabanye cyane mu ahantu hatandukanye. Twarabanye mu muryango remezo muri seminari bibaho barabizi, bahazi. Twabanye muri byinshi bishoboka. Hanyuma se wenda kugira ngo Jean Paul nawe tudataha atagize akantu avuga, wowe urumva umeze uteye uyu mugoroba ubereye? Uyu mugoroba ni umugoroba w'ibyishimo. Ngiye numva nyine akari ku mutima kasesekaye. Biranshimishije cyane rwose. Ibi ni ibyishimo ngize kuba naje kwakompanya umuvandimwe wanjye kugira ngo ibihangano bye bikomeze bitera imbere kandi muhe courage, azakomeze bigire ku isi hose. Nicyo numva kinshimishije muri uyu mugoroba. Nkashimira n'abavandimwe banjye turi kumwe baje kwifatanya no kwerekana ibihangano byabo kuri Pacis binyuze mu muco. Nabo byanshimishije cyane kandi nabivuze hambere ko rwose byasesekaye ku munwa. Murakoze cyane. Abakunzi rero ba Pacis TV, turi kugenda tugana ku musozo. Abavandimwe bacu ni benshi, nta mwanya twabonaho kugira ngo tubahe buri wese avuge akamuri ku mutima, ariko ndabizi ko bishimye. Si munafurahi sana mbona mcheke hamucheche munacheka Bucece. Bien, donc là il était en train de dire qu'il est très content et que c'est la première fois qu'il arrive ici à la télé et que c'est une occasion pour lui de faire connaître ses œuvres et qu'il est encore étudiant. Il est en train d'essayer de faire des vidéos et tout ça. Et il demande à tout le monde de bonne volonté et de continuer à l'aider en souscrivant,
en soutenant ses œuvres sur YouTube et partout. Voilà, brièvement, c'est ça pour ceux qui ne comprennent pas Kinyarwanda. Je pense que vous êtes prêts pour un titre. Mais avant d'attaquer ce titre, si vous voulez, vous pourrez peut-être ajouter un autre chant. Mais là, nous allons dire d'abord au revoir aux téléspectateurs de Pacis TV, n'est-ce pas? Bien, bakozi ba Pacis TV, rero murabona ko turi kugana musozo ku musozo turashaka kuba mbere yo kubasezeraho kubibutsa ko ibyo dukora byose nibibubaka umutima, ni ibibahoza, ni ibibomora, ni ibibaha imbaraga. Izi ndirimbo, ibi bisigo byose ni byiza ko muzajya mubyumvana n'amatwi y'umutima, tutazaba ibipfamutima nk'uko mu magambo akomeye umuvandimwe wacu yagiye ayakoraho. Jean Paul, uzagaruke ubu kwari ukudusogongeza. Nako Dominique, ndi kubitiranya gato mbabarire. Dominique bucece niryo nafashe. Uzagaruke noneho uje noneho kuwa. Hanyuma rero nahangaha rero turangirije ibiganiro byacu, ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, ibiganiro mwagiranye n'aba bavandimwe n'uyu muvandimwe Nyagasani abakomeze. Et avant de nous quitter, vous allez vous lever les mains et nous allons dire bye bye kubakunzi ba Pacis TV. Bye bye. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. And song.
mu majwi no mu mashusho yambukiranya imipaka y'isi igasanga imiryango iserukanye inkuru nziza. Igumanire na Pacis